tugiye kukubwira ibibazo 12 ugomba kwibaza mbere yo kutangira business. Utarabasha gusubiza neza bino bibazo 12 nuzigere na rimwe utangira business. Waba uri hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Uko bisanzwe ndi Sebastian na mugenzi wanjye Straton. Reka dutangire. Mu gihe ushaka kugira ngo ugire ubwami butajegajega, ibibazo ntubasha kubisubiza kimwe kuri kimwe, uzaba uri tayari kugira ngo utangire business yawe. Ikibazo cya mbere, ushobora kwihanganira gukora iminsi 90 ubwo n'amezi 3 utarabona inyungu, nuri guhomba nuri no kunguka, ushobora kwemera icyo kintu wagikora? Bisobanuye iki hano? Icyo bishatse kuvuga nuko ubundi muri business y'umuntu ari ikintu twabigishije twiga business plan, cyo bita budgeting. Muri budgeting ubundi uba ugomba gufata amafaranga azishyura, ngo ugomba kuvuga ngo hari amafaranga twita operational cost. Operational cost ni amafaranga azabara igiciro cy'ibyo ukeneye kugira ngo product zigere ku isoko. Biba byiza rero iyo upangiye byibuza amezi 3, hagati ya 3 na 6 uteganya icyo gihe ibintu bitagenze neza uzakomeza kubukora, kandi ushobora kuzakora icyo gihe cyose kingana gutyo nta nyungu urabona. Ibyo byose wamaze kubyitegura rero muri operational cost, muri budgeting yawe, uzaba nta mwungenge ufite. Ariko mu gihe utarabona ubushobozi buzatuma ubasha gupangira ibyo gihe kingana gutyo, uzanateganya ko uzahomba umunsi wa mbere ugahita ucika intege. Nicyo twagisubiza. Mwunganiyeho mwuzuza baravuga ngo ubundi gutangira business ntabwo bivuze ko ugomba kwita wunguka. Ni urugendo rusaba guhozaho ugakora inshuro nyinshi. Ushobora gukora n'umwaka wose ugashira utarunguka ariko utanahomba, ariko ibyo ntabwo bivuze ko business yawe iri guhomba, ahubwo bivuze ko uri mu rugendo rwanyarwo. Nubona ukoze ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu utarunguka, umenye ko uri mu rugendo narwo rugana kuki kwiterambere. Ikibazo cya kabiri cyagiraga kiti, ese wakwihanganira kubwira inshuti zawe hoya ahubwo ukigira mu kazi? Ibi bisobanuye iki nabyo? Ibi byo ntabwo tubitindaho cyane, nuko nk'umuntu uzi icyo ashaka uba ugomba kuvuga oya aho biri ngombwa. Nimba umuntu arimo kujyana mu bintu bitinjiza, bitarimo inyungu, kuvuga oya nta nicyo bigutwaye. Kuvuga ati oya, uyu munsi nari napanze ko ndaba ndi gukora ku bintu byanjye. Hari n'igihe bitari ngombwa ko usobanurira impamvu ya oya. Uraboneka ntabwo mboneka, ibyo birahagije. Twagiye ku kibazo cya gatatu, nacyo kivuga ngo wakwemera gusiba imbuga zawe nkoranyambaga zose ubaho mu gihe kingana n'iminsi 30. Aho rwose n'uburenganzira bwawe, nta nama turi bugira abantu. Nimba wumva utabishobora uko nuko nyine, ariko kuwabishobora icyo bivuza nicyo baba bashaka kuvuga bakubaza kino kibazo muri business. Ni ugushaka kukumvisha ko hari umwanya dutakaza ku mbuga nkoranyambaga tuzamura tumanura tureba ibyo abandi bakoze binjiza amafaranga, twebwe turi gutakaza igihe twakabaye dukoresha dukora ibyacu. Wabyihanganira? Umutima wawe nka wa wundi uhora ushyiraho ureba amavideo yashyizwe n'abandi, ureba poste zashyizwe n'abandi, urayikinga ugira ute, ahubwo ukaba uri kurayikinga ibyo ukora, uri gushyira imbaraga muri ibyo ukora. Nahangaha nicyo bari kugenda bavuga. Nanone nk'uko wari ubivuze, nuko iyo utabasha kwigomwa ibintu ukunda bigutwara umwanya munini, biranakugoye ko uzigomwa kuba ubona utarimo ukunda, utarimo ubona igishoro, utarimo ubona inyungu, utarimo ubona business igenda uko yiteganyaga. Bityo rero nimba utabasha kwihanganira gusiba ibyo ukunda, biranagoye kuzabasha gusevinga kuko uzakomeza ukora ibyo bintu. Ingingo ya 4 niyo tugezeho. Ni ikibazo cyavugaga ngo ese wakwemera kubyuka buri munsi saa 11 za mu gitondo mu gihe cy'iminsi 30? Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko kugira ngo ibyo bintu bishobore, urumva umuntu aba agomba kuruhuka, karuhuka, kandi ibitotsi biraryoha cyane cyane ayo masaha ya mu gitondo, aho abandi basinziriye wibashije kubyuka. Ubona umwanya wo gutekereza, ubona umwanya wo gukora ku ntego zawe. Bityo rero kwiyemeza kuzinduka binavuze kuri butangire umurimo kare ukanawurangiza kare, cyangwa se ugasunika amasaha. Bitewe rero buri wese n'intego aba yihaye, gukora mu mwaka umwe 5 n'10 bitewe n'ubushake bwawe. Kuzinduka bizagufasha gukora akazi hakiri kare, nyine ujye ukora hamwe abandi basinziriye. Ni nabwo ugira creativity, nabwo ugira innovation. Kuzinduka rero ni byiza kandi ni ibintu dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubundi se waryama? Ari urugero mu kiganiro jonde twatanze, mugenzi wanjye yaravuze ngo aba bantu mubona bashaje bakennye, mu busore bwabo babaga biryamiye. Hanyuma abandi tubona bashaje bajya ku mazi, kubona n'umusaza agiye muri Amerika
ngo yabaye sugar daddy, byo murabizi nibo babagurira amatelefone, bo mu buto bwabo barakoraga ntibaryamye, ahubwo bari kuryama ko aribwo bafite umwanya barizigamiye. So rero nawe kora kugira ngo abana bawe mu busaza bwawe uzabe warizigamiye package ihagije. Bishatse kuvuga ngo aba ubona bari kuvunika mu busaza bwabo, mu buto bwabo barimo baryoshye, ubwo amahitamo n'ayawe. Ikibazo cya gatanu twabajije cyagiraga kiti cyagarukaga ku kuvuga ngo wowe wakwemera gukora uri wewe wenyine nta wundi muntu ugufasha nta n'ugushyigikiye, utazi niba nibyo urimo hari umuntu ubikeneye, wakwemera gukora wenyine? Kirasobanutse rwose. Tugetindeho si iki ngiki, kuko business ni yawe, ni wowe uzi intego yabyo, ni wowe uzi icyo ushaka, ni nawe ugomba kwihangana ukanategereza kugeza igihe bizagera gute bizakundira. Icya gatandatu cyavugaga ngo washobora kwigomwa ayo mafaranga waguraga imyenda, wajyanaga gusohoka, waguraga ibya bintu byose waguraga byo kwishimisha, za serivisi wishyuraga zo kuryoshya, ayo mafaranga ukayatanga wiga ubumenyi bushya. Ibi byo bisobanuye iki? Nk'umuntu wese ugomba, niba utakigomwa amafaranga ngo wige ikintu gishya kizakwinjiriza, ntuzanatekereze ko ubumenyi bwawe buhagije kugira ngo uzinjize amafaranga yose ukeneye. Ushobora kuzaba rwose uri umu IT mwiza uzi gukora ama software, ugashinga na company ikagenda igakora, ariko ntago ufite ubumenyi mu bijyanye na accounting. Ubwo n'ubwo ngo abashinzwe kureba amafaranga, kuyamanaginga, icyo gihe uzasaba umuntu. Niba ushaka kuzabyikorera rero ugomba kujya kwihuguraho uburyo ibyo bintu bikora. Ukeneye kuzayobora abakozi bawe muri kampani yawe, ntabwo uzabayobora udafite ubumenyi bujyanye no kuyobora. Bityo rero nimba utiteguye gufata amafaranga runaka ngo wishyure ubumenyi runaka cyangwa kosi izagufasha kwinjiza andi mafaranga, biragoye ko uzatera imbere. Murabona ukuntu isi yacu irimo yirukanka, ibyo wari uzi mu myaka ishize ukabona ntibikigezweho. Ntago ari ukubyangisha abantu, ariko reka tuvuge nk'umuntu wize geography gusa. Geography uzayikoresha yego nibyo uwiga iby'isi, ariko ushaka kugera ku isoko ry'umurimo ukabona ntibigezweho, ugahita yuka ko Rwanda TVET Board itanga ubumenyi ngiro mu guteka, mu mirimo myinshi igiye itandukanye ku isoko ry'umurimo. Kuba wafata amafaranga ukajya kwiga short course, hari iz'amezi 3, hari amezi 6, hari umwaka, cyangwa ukanasubira kwiga imyaka 3, ntabwo ari ikintu kibi. Kuba wararangije kaminuza warize statistique ariko ukabona ukeneye accounting, ukajya kwihugura mu gihe gitoya, ni ibyo ngibyo dushatse kuvuga. Niba utabasha rero gufata amafaranga ngo wige ubumenyi cyangwa isomo rishya rigezweho ririmo ritanga akazi, kuba utabasha kwiyadabuta ngo umenye aho isoko rigana, ngo noneho urebe icyo iryo soko risaba, urebe ubumenyi wasaba, nubona utabufite ngo wige kosi buguha kugira ngo ukomeze ujyane n'isoko, bizakugora gutera imbere. Mu magambo make, isi ya none turi kwinjiramo irasaba umuntu uzi ibintu byinshi. Kuba uri umukozi wenda, reka tuvuge niba gahunda yawe ari ugushaka akazi, uwo mukoresha akeneye umuntu uzi ibintu byinshi, kuko ntabwo akeneye gushaka abakozi 5 bakora ibintu 5, kandi umuntu umwe ashobora kuba afite izo karite zo gukora ibintu 5. Niba nawe ushaka kuba rwiyemezamirimo, kuko uzakenera abakozi, ukeneye kugira ubumenyi bwinshi kugira ngo uzamenye niba umusaruro baguhoye n'ibyo bakabaye bakora batakubeshya, batakuriganya. Ubwo urahitamo, kuko ibyo twavuze, kuryoshya, kwambara neza, kugura ibintu bigezweho by'akanya gato, ibyo ni ibintu bitwara amafaranga, bitinjiza amafaranga. Ni liability mu ndimi z'amahanga. Icya karindwi, twabajije turababwira ngo ushobora kuba washobora gukora akazi kose wenyine, ariko niwumva urambiwe, ngo wumve nyine urabyanze, wabaye bored mu ndimi z'amahanga uko babivuga. Harimo abantu baba bafite akaguru kaba kabarya, ugasanga arica ariko ntiyicaye, ukabona arimo aratitira, agashaka kujya hanze, agashaka kujya ku bwiherero kenshi iyo atari uburwayi, ukabona nyine buri minota 5 arimo ashaka kwegura telefone ngo arebemo, buri minota 10 ashatse kujya mu idirishya ngo arebe, ngo ndebe aho ibintu bigeze. Ese wakemera gukora nta kintu kikurangaza, nubwo icyo cyumba wicayemo cyangwa iyo shop wicayemo cyangwa aho uriho hose uherereye hatagaragaza nk'ahantu hakorohera kuba uhari? Wakemera kuba bored cyangwa se
kwicwa n'irungu bingana iki kugira ngo ubashe gukora ibyo wagombaga gukora n'icyo twadushaka. Ibi birasobanutse ntabwo mbitindaho. Niba uzi icyo ushaka wivuga ngo aya masaha ngo ikindi gihe nabaga ndi kuryoshya nabakanaka ngo bari kuryoshya ngo reka ngendo ya wabishobora kuba wowe ukaguma wenyine ugakomeza ukora akazi. Ikindi kibazo cya 8 nacyo cyunganira iki ngiki kiravuga ngo washobora kwihanganira gukora ubona utunguka cyane nyungu uri kubona aho kugira ngo ubireke ugakomeza ugakora ukabona ntabwo uri kunguka suri no guhomba nyine cyangwa se uri kubona wenda kusa n'uhomba ariko ukagira gute ugakomeza ugakora. Wabyihanganira? Ibi byo bisobanuye iki? Byose bihira bihangana, abategereza, abaca mu kababaro ariko bafite icyo bashaka kandi bafite amakuru ko nubwo bitagenze neza uyu munsi ejo bishobora gukunda. Isoko nta muntu uri umenya uko riri bugende. Ntabwo ujya mu isoko nimba uri umucuruzi w'imyenda nk'urugero uzi ko hari umuntu uri buze kugura umwenda, uragenda ukicara ugafungura shop yawe, umuntu agahito ugahaguruka ukamubaza ati uyu mwenda urawugura? Guhaguruka take action. Ariko ntubuzi nimba ari bugure, ariko hari n'uzaje kuwugura kandi mutavuganye. Kubera ko nta muntu uvugana n'umukiriya we, icyo ugomba gukora no tegura ibintu byawe uko bigomba kugenda. Mu gihe bataje birumvikana kuri guhomba, uri guhomba kuzishyura inzu, umuriro, amazi, uri guhomba kuba hari serivisi zimwe na zimwe utari kubasha kugura, ariko ibyo birasanzwe muri business. Ugomba gutegereza gusa none hari igihe nanone uba ugomba kureba uvuga ati uko mbona bimeze ndi guhomba cyane, ariko ntuba ugomba gucika intege. Twihute ku kibazo cya 9 aho nta kindi twongeraho ni cya kibazo twavuze ati ushobora kwihanganira ibicanege byari byo byose ugakomeza urugendo rwawe muri business, kuko twavuze ngo ni ibibazo 12 ugomba kubanza gusubiza mbere yuko utangira business. Ibicanege rero nibyo twase muri bya bindi, abakuvuga neza, abakuvuga nabi, abavuga ko utazabishobora, ibihombo, abaguhombya, ikirere, kondisiyo zo gukoreramo, byose wabishobora, wabyihanganira ugakomeza ugakora muri iyo business wahisemo gukora utitaye kuba guca intege n'ibiguca intege. Ibi bisobanuye iki? Nta kindi bisobanuye uretse ko uba ugomba kumva ko amagambo ugomba kuyumva hita, kereka amagambo akugira inama, ubujyanama, kubwira atari ku ibintu uramutse uciye na hano byakunda. Izo nama zura ukeneye kugisha inama. Ariko amagambo avuga ngaha ngo ndanzaba ndeba, ukabwira umuntu ngo natanye business y'ibikisi ngo nsige ncuruza inkweto mu mujyi, ubona abakiriya se ni gakeya, nka muhaberetse se ukajya kwicururiza botike. Kandi wowe uzi ko inkweto arizo wiyumvamo kandi ubona ko bishobora kuguhira. Kwirinda rero ayo magambo y'abaguca intege, abakubwira ko udashoboye, abakwereka gusa ibyago kuruta amahirwe. Ariko hari n'abakubwira amahirwe bagushyashyariza kugira ngo uzahombe baseke. Wowe icyo ari cyo cyose ugomba kumva ko umuhamagaro wawe urimo, nimba warize neza umushinga wawe, icyo usabwa ni ugukomeza ugakora. Cyo nongeraho nuko muri ino si bamwe babavuka abandi bapfa, bamwe barira abandi baseka, no muri business bamwe babahomba abandi bunguka. Wicika intege rero, nta kintu uzajyamo gusangemo abatarimo bari kugikiramo n'abandi bagihombera. Ahubwo niba wakigiyemo gikunze, tuvuga ko kenshi ugomba gushora ugakora business mu bintu unakunda, ufitemo icyo twita passion mu ndimi z'amahanga. Ibyo rero nibyo bituma utava ku bintu kandi ugakomeza ugakora. Icya 10 rero ni kimwe twavuze tuvuga ngo ushobora kwemera gufata igihe cyawe ukakigabanyamo ibice bitewe n'ibikorwa runaka uteganya gukora, kugira ngo ujye ubasha kumenya ngo iki gihe ni iki gikorwa ndaba nkora iki ngiki. Bisobanuye iki muri business? Ibyo nabyo birasobanutse cyane, kubera yuko nyine uba ugomba gushyira ibintu mu byiciro. Kumva ko hari uburyo uzunguka mu gihe cy'umwaka, imyaka 10, bundi habaho short goals na long term goals. Short goals bundi abenshi bafata imyaka hagati y'umwe n'itatu. Abafata long term goals ni 5 kuzamura. Wowe mu gihe gitoya uri kubona warihaye, wabasha gutegereza umwaka kugira ngo urebe n'indi nyungu zaza. So rero icyo gihe cyo gutegereza ni ngo ushobora no gukora ukageza mu mwaka wa 2 ukiri mu gihombo, ariko mu mwaka wa 3 akaba aribwo niba uzaba utangiye kunguka ayo washoye mu tubyita return on investment. Ubwo ababyumva bize economy bahita babyumva, ariko namwe mutabize hari kuntu usanga uri gukora ariko ukiri mu gihombo cyo kwishyura abakozi, imisoro,
nawe kwiyishyura nawe ubwawe. Buriya dukunze kuvuga ngo nyiri umushinga nawe n'umukozi w'umushinga aba agomba kwigenera umushahara akanihemba. Ariko hari igihe ubona nubwo wahembye ariko ukabona nta nyungu usigaranye, ahubwo uracyari muri mayinazi. Ariko ibyo ntibikaguca intege kuko ubu wowe waramaze kwiga umushinga wavuga ati mu gihe runaka nzatangira kunguka, reka nzajya ngingereza irita zanjye mu gihe kingana gutya, mu mwaka se 2 se 3. Iyo byageze muri 5 biba bimaze kuba noneho wa mushinga w'igihe kirekire. Ikibazo kibanzirize cya nyuma kiravuga ngo ushobora se kugira ikintu utangira gukora, ushobora kuba watangira business mu gihe nta muntu ukwizera cyangwa se wizera ko wayishobora. Washobora gutangira kugira icyo ukora mu gihe nta muntu uguha amahirwe cyangwa uvuga ko ibyo bintu wabishobora. Izo mbaraga wazibona igihe abantu baguca intege, babona nta bushobozi ufite utabishoboye. Muri business bivuze iki rero? Nta kindi bivuze, ndi kumva ibintu byose byoroshye gusubiza igihe cyose wowe uzi icyo ushaka, kuko niryo zingiro. Kuba umuntu atabyumva nkawe nta nubwo mwahawe umuhamagaro umwe. Aleluya. Kubera yuko ijwi ryakubwiye ngo genda ucuruze mitiyu, tangira. Ijwi ryabikubwiye ntabwo ryari nge ryabibwiraga. Noneho n'imbaraga wakoresheje zose kugira ngo ubashe kubona icyo gishoro, yego, ntago zingana n'izuriya yakoresheje. Bityo ntago dufite amakuru angana mu mitwe yacu ku buryo nzumva ibintu kimwe nawe. Si cyiza rero no kumva ibintu mu buryo bwawe, ukabikora mu buryo ubitekereza, aho ukibuka ko wenda nunakenera inama uzajya kugisha inama abantu bari professional, b'abanyamwuga cyangwa bakora nk'ibyo ukora. Ariko urimo uraza ukangisha inama umuntu acuruza mitiyu, ukajya kugisha inama umufundi, azakugira inama se zihe? Ntazo nyine. Kubera gucuruza inkweto ukajya kugisha inama umuntu ucuruza boutique, azakugira ihe nama? Kereka nimba ari umuvandimwe ukwifuriza iterambere. Mu gihe rero ari ukwifuriza iterambere birumvikana ko azayikugira. Ariko ntabwo ari buri muntu ugisha inama. Ari ikiganiro twagiye turebaho ninde muntu wagisha inama muri business. Ubwo nacyo tuzakibakorera nimutubwira ko mugikeneye. Twasoje igihari, umvira umutima nama wawe. Abandi bose bafate nk'abafana ku kibuga cy'umupira. Abafana niyo bavuze induru bingana gute, umukinnyi yatsinzwe yatsinda, ifirimbi yanyuma itaravuga arakomeza agakina. Ikibazo cya nyuma nanafunga agenda yanjye ni ikibazo cyavuze ngo ushobora kwihanganira gutegereza kunguka mu gihe cy'umwaka, ukabasha gupima ngo urebe niba warungutse, ugapimira inyungu yawe y'umushinga wawe cyangwa business yawe ukayipima mu gihe cy'umwaka. Nurebe ngo ukwezi kumwe 2 3 5, oya, kavuga ngo nzareba ko nungutse cyane ahombye mu gihe kingana n'umwaka. Wabyihanganira? Muri business bivuze iki kwihigiye kingana n'umwaka ngo ubashe kuvuga ngo noneho iyi business nayikomeza cyangwa se nayireka, udafashe ukwezi kumwe cyangwa 2? Bivuze ko kwihangana bitera kunesha. Kwihangana bitera kunesha. Bitavuze ko ariko nanone ugomba kugenda ukicara ugatuza, nukore icyo twita kwandika ibyinjiye n'ibyasohotse buri munsi, ngo ugende wandika urebe uko ibintu bimeze, ahubwo uzapime success cyangwa se inyungu yawe mu gihe cy'umwaka. Reka tubashimire cyane. Turabashimiye bakunzi babisikomaguka, mukore follow, share, comment. Abashaka kuduhamagara batubaza ku bujyanama, rwose nimero dere ngiye hano kuri screen muri kuyibona, muduhamagare tuganire, tubasobanurire, mudusura aho dukorera, dukorana ibiganiro nk'ibi. Ufite icyo yaganiriza abandi bantu nawe aze tumuhe urubuga. Niyo ntego ya Biscom Aguka. Murakoze cyane. Iterambere kuri mwese. Bye.